Manager. Reka wenda ibyo kazi tubishyize ku ruhande tubiretse twiganirire noneho ibyacu. Urabona hari ukuntu ngiye bafite ibyiyumviro ukuntu ndi kwiyumva ukuntu ndi gukumva ngewe bigatuma ashaka gufata nyine ibintu bidasanzwe ku buzima bwanjye abizi twavuganye ndakubwira ko niyumva maze kubikubwira nawe urambwira ngo ugiye kubitekerezaho uzamenya igisubizo ni ukuri nakubeshye kugeza ubu kwihangana byananiye ndategereje igisubizo na n'ubu kwihangana byanze ntabwo ushobora kubyumva umfashije mu buzima bwiza niba utaratabara umuntu na rimwe ariko uhere kuri njyewe sibyo wihangana ubwira aho mpagaze uba umeze nk'umurwayi reka umeze nk'umurwayi umuntu uri kwa muganga utegereje igisubizo niba ushaka kungirira neza rero untabara mu gisubizo cye ndibaza haciye iminsi myinshi nawe uragifite igisubizo ugomba kumaza Come on, tell me, se mbona ugiye kure rwaye. Mbwira. Oh. Sorry. Nese twabanje tugakora ibya mbere urana nibwo nkigera muri office ngomba gukora ama adjustment, okay? No. I know. Tell me. No. Reka ngumbwira ikintu kimwe. Natangiye ngusaba nka manager. Tibase reka ibyo kazi tubiretse tuganira ibyacu sinagusabye uburenganzira niyumva neza none. Urumva kugeza ubu uri muri special mu buzima bwanjye. Umuntu nyine ukomeye tufite ukuntu gufata bitandukanye gufata yanditse. My boss. None ntabwo ndi boss. Oh yes, nanjye wanyise manager so you are my boss. So nkubwira akanama katari agakecuru harya. Nta umuntu wongeye nkubwiye ngo ndacyabitekerezaho ntabwo nyibitekerezaho but then aka kanya ndumva atari bwo twahita tubivuganaho. Mu mwanya urana gutya nzaba nicaye muri office, trust me, nibwo nzaba ibitekerezo biri kujya ku murongo rimwe nyikurikiza kabiri gatatu ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano unkundiye nakubwira nyuma cyangwa nkazakubwira mu gihe kidatinze kandi nibaza ko igisubizo nzagwa kitari kibi yawe na gatoya. Okay. Gumbwiye n'ubundi ko igisubizo kigomba kuza ari cyiza kandi nanjye nibyo nifuza. Yakeza kitunagire twembi. Nta kibazo. Can you feel please? No, it's okay, it's fine. Baby stands. Okay, I can see it. I'm sorry. Yeah, thank you. Akaskes. Siwe yaretse kuvuga ibintu by'inkundo cyane ko numva bitanandimo. Reka mbanze ndindire mbone contract yanjye ebende aranke. Ako rero Keza ibyo ari byo byose hari impamvu yatumye Scott akora ibyo bintu. Impamvu irahari. Ni iyihe rero? Ni ukuvuga ngo Scott yarimo apanga kunyaka ibyangombwa by'inzu y'umwana wanjye. Atekereza yuko rero naramuka akoze ibyo bintu njye nawe dufitanye umubano mwiza
nzahita ngutabaza umupango we ukaba urapfuye. Ko gupanga rero kudushwanya mbere y'uko ibyo bintu abikora kugira ngo nzabe nta n'uruhugiro ngifite nyine nawe natabaza. Kuko nyuma ya hariya Scott yaraje anyamura ibyangombwa by'inzu y'umwana wanjye, kandi mu by'ukuri inzu y'umwana nicyo kintu nakabaye mfite nyine mvuga ngo nahagararaho kugeza ubu ngubu kugira ngo mbashe gutunga umwana wanjye. Ibyangombwa arabinyambura arabijyana kugeza n'uyu munsi ntabyo mfite. Njyewe rero nicaye ndatekereza ndavuga ati reba ukuntu nimereye, ejo cyangwa ejo bundi ushobora gusanga mvuye muri uyu mubiri narakubwije ukuri mama, ugasanga nimba ari n'iryo joro sindibonye nyine nkapfana ikintu ntari ngakwiriye gupfana. Natekereje rero kuba naguhamagara ngusaba imbabazi, nimba ufite umutima w'imbabarire twiyunge, ikindi unamfashe kuri ibyo bintu by'inzu y'umwana wanjye. Ukora ndumiwe. Hanyuma se inzu ibyangombwa by'inzu y'umwana byo bizamo bite, byivanga gute n'ikibazo mufitanye n'uriya muhungu koko? Dore nibyo mba nakubwiraga Keza, nicyo cyiza cya communication. Reba ukuntu uwasuzuguye utuma hagati yanjye nawe umubano ucika. Ibyo byose ntabwo byari kugera aho ngaho, nari kuba narabimenye nkareba icyo nkora. Mama ntabwo nagusuzuguye ku bushake bwanjye, narabitegetswe kandi mbona nicyo cyarokora ubuzima bwanjye, nyine ndabikora. Ariko nawe ntabwo ari kubura uko ntabwo ari kuzajya amenya ko twavuganye. Wampamagara ukambwira utarinze no kuntumaho ngo baze bambwire ko unkeneye umbwire ibyo bibazo byose. Rero nkubwiza ukuri Keza, niyo mpamvu nkubwira nti ngewe ntabwo mfite umutima mubi nk'uw'inyamaswa. Nari kugira icyo nkora rwose kuko ntabwo nifuza ko umuntu yahemukirwa ndeba kandi hari icyo nagakoze. Izo mpapuro ubwo yarazitwaye arazibitse iwacu hariya? Impapuro yarazitwaye arazifite, ariko ndakwinginze mama, sinzi ikintu uri gukora, ariko uko tumunsabira imbabazi ansubize impapuro z'inzu y'umwana wanjye. Kuko ubu igitekerezo mfite kugeza ubu ngubu nuko nagurisha iriya nzu nkimuka hano nkagenda nkajya kure y'ibi bintu byose, aho nshobora kuba natekana byibuze nkabaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Ndakwinginze rero nsabira Scott ampereze ziriya mpapuro. Ndabikugiramo ndazimwaka pe. None se ahubwo amakuru ya Papa Scott? Amakuru ya Papa Scott nanjye nayo nzi. Ngo ntayo uzi? Ntabwo Papa Scott mperuka pe. Turashize. Mwese ntabwo abantu? Ntabwo Papa Scott abantu. Nimba yaragiye Burundi kwa Bamiki wenda akaba ari hari ko basimbizi pe. Ubu ntabwo uzi ahantu ari? Ntabwo mazi mama. Ariko narumiwe koko naragenze ndabona. Ariko abagabo ubu wabaye bate koko? Cyakora we buranda natinyemo. Niyo mu rugo uriyo ngozo gakora utuntu tw'imyitozo gakore. Agasiporo kaba kari hejuru. Umuntu agatsirikaho kabisa. Reka mubwire. Njye siporo naje gusanga atari umuhamagaro wacye. Seri. Mana uzasaza imburagihe n'izina ry'Imana. None se narabigerageje ndibuka. Urana haruguru yo mu rugo burahaba akajimu. Ya gym ndanyibona. Kwa Flex. Yaragiye mani. Uzi uko nishyuye? Nishyuye ukwezi. Njyayo umunsi wa mbere. Kandi abana turafatanya aca urupango hagakurikiraho. Njyayo umunsi wa mbere. Ariko nta n'undi nigeze njyayo yarinze ashiramo. Bibore bisaba kubona umuntu ugutera courage, esprit. Samutse yumbwira mutere courage tugende. Ubonye iyo ndayiwana. Njye urabona kadakata yagiye mu minsi ishize ntangiye ku. Yes, nanjye nzaza nkora ya tekinike yo kugenda kwano nagera ku mwana itanisonjesha. Biriya bintu. Bavuga ko abakobwa bose banga umuntu ufite inda ewana. Ariko biterwa mwana bose nanda ya daje man. Ariko ndinyuza mu gatebo mari umuntu umusore yarafasha tu.
sha n'ubundi umwikarago mba ndimo ndahiga ubuzima uhagije tu n'ubundi mba nazikoze. Ugiye kumera nk'ababandi ngo siporo ngo ya mbere ngo niba ari ubukene. Ariko ngewe ndabyemera sirabira bintu umuntu arahaza ari kwirirwa yivugisha ngo yabuze ngo uburyo ngakora regime. Hari umuntu wari wabona uzuburiya nuko nyine tabyikora banga buriya umuntu ashoboye kubona ukubiswe n'ibibazo mana hanze hari abantu bafite ibibazo ku buryo no abyuka n'urugero turi nijoro nezi saha nagazi ngejo azarya narubwo azi ngibyo azarya bizaturuka he urumva uwo muntu umuhangayika bariho noneho uguzi nk'ibyo bintu bibayemo nk'ukwezi cyangwa amezi 3 sometimes hari n'igihe uraburiza n'urye ugira ngo se wabyimba naba wabubyimba n'ikisi ariko ku rundi ruhande nibyo wamugani ntago umuntu yari kurwana nawe yifuye y'isi ngo shira mu sport ariko abantu bazana imiteto ngakajya muri gym akishyura iki gym cya danje akishyura na coach savuye kwa coach inkoko n'amafiriti n'amayoneze agahita ashyirisha anava mundi yahamagaye umucoma ati mucoma ngo ubu nkiriho imyijima ibiri n'ibitsi buze ubwo umuntu ntaje byakire gari ngaje muri sport ntaje cyakire abanye boss benshi ariko bazikora ako rero nyine dore nanjye banazanye ibistori byinshi nari mwitabye man jewe urakoze kubona naje buranye mba nkumbuye no gutera story nawe rega mwana urabizi uri umuntu wanjye gusa ko wasinyise rugora tuguruka narizi ko tari bunazi kubera duhora mu tubifu twapfuye ibi twageze gutya ariko numvaga ari cyo kingo man ngo tumeruze ngo sabe imbabazi kabisa tari nka bya bintu by'urwirutso ngo jo nzi gusaba twongeye duserere man ejo ni wankoreye akantu ka fresh wankoreye ibintu byiza birandenga numva ari guhora nkwanga dupfuza tugera dute numva nanjye bwanye ndigaye buriya sinigeze ntekereza ko couple yacu ikunda man baseka mu bazozi wari niga yanjye mbere yuko nanahora nora mukobwa mbere yuko nanjye nanahora no sibyo none nawaje ntabwo twigeze tuba abantu bahora bashwana sibyo ntabwo ari wabo mana ari buriya no mu rukundo buriya ari gihe uhura n'umuntu wenda akakubera ikigeragezo cyane ku buryo wenda mugirana n'amabifu akaba n'igihe umuntu muhuza bikajya kuri poe byanze sibibaho cyane rwose poe bikanga ukamenya ndatsinzwe ariko ukamenya naho utsindiwe sibyo aho kutagenda ushinja umuntu ibintu byinshi sibyo rero ngiye reka mbabwire ntabwo ndimanye ntabwo ngiye nshobora kubifuza ikintu kibi na kimwe honestly wenda sinakubeshya ngo akantu k'akajinyori nikajya kaza sometime kuko nta muntu wishimira gutsindwa nawe urabizi turabana ntabwo ariko ntabwo ngiye ndi wa muntu ushobora guca hano ngo numve bari kugambanira Oziri ngo mbyinire ku rukoma ngo kuko yantwariye umukobwa ngo iki yantwaye umukobwa sibyo kuko njye ntabwo mbaraga kwa muntwaye ahubwo wari ubikwiye sibyo njye niyo kintu namaze kwiyakiraho mane mu mutima kuko I know my mistakes nyine nanjye ngomba kwishyura mistake zanjye sibyo rero njye niyo mpamvu nyine sinzi nyine impamvu wowe bigira fight ariko nzi ko utarambona ninjiriye umu baby wawe sibyo reka tuganire nk'abajama tubwizanye ukuri urumva sindamwinjirira iki man ni ibintu biri flexible nyine biraho buriya ni nayo mpamvu nari ndavuze ukuntu mbikubwira navuga ati we ninza kukubwira noneho ngakubwira ngo mushiki wawe bla 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 urahita uvuga ati ni gahunda yakabije kiragiye naho ariko kumva n'ingumi zari kuzamo byarumvikana umwuka wera w'amasengesho nsenga waranyoboye nawe aterekana ari bibwire Tracy nawe nta nubwo nabihaga amahirwe ariko nawe ati artiste nimbimubwira nabikora fata byandi byo kuvuga ngo nayabaye gise ntaribi ariko nabifata biri seri akabanza kumenya ko man you can be excellent a friend sibyo nuko wenda sometimes hari igihe abantu barengera ngiye buri kintu namaze kubona cyo nemera kimwe ubundi mu bintu byose ujye umbwira ikintu kimwe cyo nemera ikintu nemera nuko hagati ya X n'undi hagomba kuba hatarimo ibintu bya connection nini ariko ikintu kimwe icyo nicyo cyonyine nemera icyo cyo nanjye ntabwo nyemera kuvuga ngo umuntu aba ari umu X wawe sibyo usange muhorana kurukuru murandikirana cyane murahamagana biramane bikuru sometimes ari igihe turabana twambaye impamvu ari igihe bikurura ibintu bitari sawa sibyo impamvu rangiye wakunje kubona nyine nsa nkaho mbirwanya kubera ko hari aho nzi bikunda kuba kenshi man
oyangiye ibyo nanjye ntago mbishyigikira ariko abantu bashobora kuba inshuti ku buryo niba duhuriye nk'ahantu mwasohotse nshobora kubasuhuza ibyo ni ibintu biri simple bro hano ubwo bizagaruka kuba wowe niba twajyaga dusangira biya we can do this sio nanjye ntago mvuze ati we ntabwo nzaza mbona wagiye ngo nje gusura Tracy Cobby iyo nkubwire buriya ari iyo amakosa atabayeho ntabwo umuntu yiga hari igihe umuntu akora ikosa akaryigiramo ariko ntabwo biriya bintu bizongera mani kuko nanjye mfite ukuntu natekerezaga bitari byiza nabona na kenshi nkavuga nti muginga azashyigeraho mwisubizo bibe daje so ngiye mbabarira kabisa man bro njye warabizi uri inshuti yanjye yakadasohoka niyo mbona nabikoze nta bintu byatanje mbikuye ku mutima ntabwo nzongera guserera nawe ku bintu by'amafuti sinzi n'ikintu ngiye ntabwo uhemba kabisa no need man kuko nawe nzi ko uciye ahantu kumva bari kungambanira nabi umutima wanjye umbwira ko icyo kintu utakibika nzi ko warara ubigejeje kuri sister cyangwa ubingejeje wato iki kintu wakoze kirarenze ibibazo noneho iyo byanga sister akajya guha akazi undi muntu nyine nanjye iki cyo naragitekereje niyo mpamvu nahise mbyemera kuko nawe ati nshobora kubyanga man amafaranga money talks uriya wenda ngiye twe dufitanye ijyango cy'ubushuti bwanjye nawe nkamenya ibyo uriya ariko undi barigomba kumukubita kashi ntabwo ibyo ari kubireba ari kuzanyuzaho kuzirya ubwo akabansubije mu bisazi baby yasaze nanjye yasaze nani bita mfatiraho usanga ari insazi to oya nari bimana njya mu kevit nari kabisa wumve ngo nani kintu mushinja to ariko nyine ntago kabura ko wayenda navuga ati shyiramo nk'utubyere tungahe atrite rwa tunabyibaye n'isara umuntu usaba cyangwa uko bari babona abasaza bagiye gusaba umugeni kubusa uhitemo tugirira kuko ngiye kujya no kumuka match mu kanya twajyana eko kamace burane ahantu haba ari neza cyane yaba ari fresh umuntu areba n'akamace umuntu agakubitamo agaflex ka fresh reka mpindure cyangwa none nzihita twikomereza ntari naribi sawa uriya mwana naramukomfurimye gusa ikibazo cyiwe ni kimwe mbona ari kwiraza Nyanza ntabwo bashaka kujya ndamubwira nyine nkamubwira mwereka inyungu n'ibindi byose n'ahantu ubwiza bwaba buri ariko yiraza Nyanza akirengagiza uzi kubwira umuntu ibintu byose ukamwereka ibyiza byabyo yarangiza n'ugasanga ntabwo ari kubyumva arabyumva ariko bikamucana akakwereka nkaho nta kintu kimwe ari kumva ibyo uramwana birakomeza ubimbwiye gusa njye mfite amatsiko pe ya danje nshaka kumenya ukuntu anamusohoye muri ofisi ukuntu wamutinyuza wowe mbona ari isasu n'umwambi kabisa ukuntu wamuwanga nyine ukamubwira ati rwose ukamwereka nyine amarembo Kenny warebye film bita Vampire Diaries warayibonye wapi ura ni vampire ndaga ariko njye narakanenda mbwira ati sohoka niyo wanduma ariko urasohoka urumva yari yasaze amatwa ashinze n'umusatsi nawe tugomba gusohoka urumva nubundi niyo ari kubyumva yahereye kare ahangana ariko nubundi yagomba gunusara ko atari iwabo yari kuhaguma akora iki sha mfite amatsiko kabisa iriya filime ndi kumva nyine itabaho uburyo bamwe nimba bivuze gake nyine wicishije bugufi ngo rwose twabonye udashoboye akazi nimba aramutumye abantu oya nubundi nuko nasunze na kibuga naragiteguye fresh ndicara ndaza ndambwira ati rero kubera impamvu izi nizi gutya na gutya ntabwo bishobotse ko twongera gukora mubwira ati ntabwo bishoboka ko dukomeza gukorana gutya na gutya kubyumva sinanyereka ko byumvise ariko yihagararaho ndabibona ko yihagaze gusara urabizi ni umusazi n'ubundi ntiyabura gusara kandi nanjye nzi ukuntu baganiriza abasazi urumva cyane uri igihanganye kabisa kuko uzivugira story zura mutoto tu n'uyu mwana we uriya mwana we narakomfrimye cyane none abakobwa bakunda ahantu heza ahantu hari ubuzima bwiza kandi gufata umuntu nk'uri ariko gakakazi ugahita umushyira kuri poste ya manager numva n'ubundi abameze nk'aho gukesha ubuzima mu bintu byose niyo yakwirengagiza ariko hari ikintu gikomeye ubukoze rero uriya ndabizi ko ibyo yakwikora byose yakwirengagiza atanyumva ariko n'ubundi bizarangira abaye uwanjye ariko twari ikintu kimwe uri mu importance nampe turimo uramwishyiramo kuriya ariko ngende kumwubwije ukuri ushatse waba uretse ukabigendamo gake kuri nampe ushobora kumwishyiramo kuriya n'ubundi bikarangira gutaha ibishanga kere ntabwo bishoboka ntabwo bibaho ntabwo uriya yankatira uriya ntabwo yanyanga ntabwo nuko wenda ari igihe kitaragera ariko ndabizi neza ko uko ngenda muganiriza buhoro buhoro
buriya tuzumvikana. Urumva ababibi hari ukuntu bigira tu akakwereka ko muri kumwe kubera ikintu agukeneyeho ariko mu mutwe wiwe n'ubundi utari muto. Reka njye ibyo mubwiye byambaye. One day cyane kigeze kujya ahantu nyine kinyereka ko kiri mu bintu nayagaye nangiye kwidekara gitakimbwira ati ya mu brother. Rero nawe ushobora kuyagara ukavuga gute n'iki ariko ubundi ngiye mfite amatsiko ubundi kikugwa hano mu rugo byagenze gute. Ariko sinabikubwiye. Barabimbwiye ariko nyine ntago. Oya urumva dewe yaraje ndamubwira ngo ari kwihuta ngo ari kushigira gute ngo atoke uri kwihuta ndabyumva. Ariko ubundi sindi bugufungire muri iyi nzu. Uwicara uruhuke dusangire nurangiza n'ubundi urataha ntabwo uri burare hano. Ni wese umwemerera akazi se? Urumva ndamubwira tuwe bawice gatoya tumaze tuganira. Arizigiza ariko nawe injuga zanjye urazizi. Mukora ngo ati come on tuza. Ntacyuba ntabwo ndi inyamaswa. Marame icyo kunywa cyo ufite nurangiza uwerekeze bigende. Ariko ntugisige uragisigira ndeko nari umwana ngo ndibuze gukina. Urumva ewa mukoraho ariko byarangiye mwemereye akazi nyimubwira ati ubu ngubu ngiye guha akazi ugiye kuba manager. Bro yahisamo biranansaba imbabazi. Yaragurutse. Yahisamo biramubita bizo yo kwita mpita nsaba imbabazi. Mitavuga toke. Noneho birakunze buriya iyo ushaka umuntu uramwiyegereza. Iyo ushaka umuntu umutima w'umuntu urawiyegereza. Shasiko kunyemera kandi ringa byandi byareco biraje byikubite mu bimwe nka byandi byareco tu. Oya byareco byo byihorere byari birimo ibibazo byinshi cyane. Ariko ura mwana we man. Buriya we nta kibazo kirimo ari pose. Nyine bumve ngo ari ku mufrima tu. None uzi byishimo namusizemo muri office maze kumpa akazi. Ngenda bifite muri control. Reka nizere ko ugiye kumwitisha hote pana ariko sinigeze nkubana nawe ndareca umufashe nakaboko muri ahantu iki wamukomfirime ariko cyane cyane reka nizere ko umunsi umwe naye nzabona byareco byo wajya wancaga intege niba watiye ibitero ncinege. Naye ariko ndi kuguca intege kuko ngiye nawe ntabwo njya mpfa kwizera mu bakobwa man kuko bakwereka image ariko itandukanye n'ibintu afite mu mutwe. Ikintu cyari nuko bizi ko ngiye nakeneye umukobwa wo twishimisha hano hanze. Nkeneye kongera gutangira ubuzima nk'ubwo nari ndimo kera man. Kuraje kabisa. Uranyuzwe? Reka mpfe kujyanira. Byo byiza kujya kuko ndumva ntabwo nagukira tu n'ubundi bakomeza ubinyemeze kandi bitari nabyo rero. Kandi ari byo nkubwira ari byo uzabibona. Icyiza nuko byo nkubwira uzamenya ibyo ari byo. Ari se turi kumwe. Mahirwe masato. Sawa. Ese ana nuko mbona umamagaye kandi mba ndeba nkabona ntabwo birimo ibi bintu kuva mu minsi ishize. Noneho bigenze bite? Ntago mbirimo. Wibeshye nimero. Ubu noneho mbirimo n'amaguru n'amaboko n'umutwe n'igihimba n'umutima wanjye wose mbirimo. Umva Kevin, hari igihe ugendera abantu gahoro ukabacira bugufi ukavuga uti nimbigenze uko umuntu azisubiraho sibyo? Umuntu akaguhemukira bwa mbere ukihangana ukamwereka ko nta kibazo ushaka kubana nawe. Kabiri akakwereka kuri inzanga itazi no gutekereza namo ahubwo dukora ikintu kiri seriye ko ndimo neza. Noneho se bigenze bite? Noneho se bigenze bite? Nibwo wumva wibutse ko noneho ushobora kujyamo. Kevin, wakwemera ko Scott yanyirukanye? Hano imperekeza. Ukuntu kampani nayiruhiye, ukuntu yamvunye. Akansora nkubwira umukozi wo mu rugo ngo soka mpagurukira mu ntebe. Ahubwo dukora iki? Kevin babarira umbwira ikintu ndi bukore. Nishaka untumeyo. Njyewe ngenda murye n'amenyo. Ibyo uvuga niko bimeze se? Kevin babara ntabwo nshaka kurira mu muhanda. Hatagira umuntu utambuka akabona ndi kurira. Banze nk'umugore wihagararaho ufite imbaraga. Ariko kunyirukana nese numva mbaye ikigoryi nsimbura hafa. Tari nako kuvuga ngo ugende wisubiraho wenda mu makosa. Aho ni sa wenda byatuma none ufata umwanzuro. Kandi nta nubwo bitangaje ibyo bintu. Yes, wabyabomba kwita cyose bizaba ahubwo nari kwirukanwa. Kugeza ibi umva ikibazo ufite ana. Umva ikibazo ufite kugeza ubu ngubu. Kugeza ubu ufite ikibazo kivuga ko
ahantu ibintu bipfundikiye udashobora kwemera ko tubipfundurira icyo kibazo ngo kive mu nzira ushatse kuvuga iki umva ndi tayari gukora buri kimwe kibazo kugeza n'uyu munsi Cobby udashaka ko tumukoraho niwe mbarutso dufite Cobby cyane ufite umushito waba ufite umusumari wa santimetero na 15 nushaka kugenda umuteri Cobby mwatake uburenganzira ndabuguhaye mwatake ushyizeho umwete ibyo ushaka byose kuri we umbwire ndabiguha nushaka ko namugwa mu maboko ngewe ndamukuzanira nakuyeho nta mpuhwe cyera sinshaka no kuyumva Cobby noneho yego ahubwo cyane okay ibindi bindekere nanjye binyizeza kuri njye urabizi birasanzwe urabikora urabizi ko mfite ubushake bwo gukora buri kimwe cyose kugira ngo nanjye numve ko hari icyo mbashe gukora kuri bari abantu rero amenye kuri Scott moto waretse nunzige winsiga ndaje tujyane urabizi ko nakora buri kimwe cyose kubera Scott ya kampani yawe ariko kuko Cobby ari we muntu washobora gutuma ibyo byose bigerwaho noneho ukaba ubyemeye namuguhaye okay mwatatu sawa usira kampani ukuntu yampombeje bindekere yamvuniye ibintu byanjye nkabita ongeye gufata ngo kampani y'umushuti wanjye mwatake niko siko ujya gutera urugo rw'abandi ufata icyangombwa cyuriya mwana w'umuziranenge umushakaho iki umwana hari ikibazo afitanye nawe ko yena nzi ko wahindutse ibintu byose wahindutse wabaye umuntu muzima none nyumvira kandi urashaka kunsubiza muri zira ntambara